Na bismillah walhamdulillah. Tujye kuganira nkuko bisanzwe muhawe ikaze kuri channel yacu ya One Way TV, aho tujye kuganira uyu munsi ku kijyanye n'uburyo umukozi igihe abangamiwe mu kazi cyangwa bimwe mu bintu bishobora gutuma asesa amasezerano n'umukoresha we. Iki kiganiro impamvu ngitanze no kugira ngo abantu batoroka bagabanye gutoroka cyangwa bareke gutoroka kubera ko hari uburenganzira bafite bubemerera kuba bahindura urugo, bubemerera kuba bajya mu kandi kazi gatandukanye nako barimo badatorotse kandi binyuze mu nzira nzima, mu nzira yemewe n'amategeko. Ndagira ngo mbanze mbabwire hano Omani umukozi yemerewe gusesa amasezerano ryari. Ni ryari umukozi yemerewe kuba yasesa amasezerano n'umukoresha we? Ese yayasesa habaye iki, byagenze bite? Sibyo? Tugiye guhera ku cyambere. Iyo umukoresha atubahirije ibyo basezanye muri kontara, urugero kutamuhemba neza, kumwima umushahara igihe kirekire, ashobora nko kuguhemba nyuma y'ukwezi, ukwezi kukajya mu kundi atari yaguhemba, kumuha akazi katari mu masezerano. Urugero, ahangaha hari abantu benshi bakoreshwa akazi gatandukanye nako bafitanye muri agreement mu masezerano. For example, hari nk'abana b'abakobwa njya numva bogesha imodoka, ugasanga umuntu baramwogesha imodoka, umuntu bamugize umukarani, umuntu bamugize, mbese akora akazi gahabanye nako afite muri contract. Ugasanga umuntu afite contract yo gukora mu rugo rumwe ariko bamukoresha mu ngo zirenze rumwe. Icyo gihe uwo muntu aba afite uburenganzira bwo gusesa amasezerano. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, iyo habayeho ihohoterwa, nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rishingiye ku mubiri, ku magambo, cyangwa gukoresha imvune, nyine kukuvunisha cyane kurenza ibyo ibyemejwe n'amategeko. Urugero, hari igihe bakoresha umuntu amasaha y'umurengera, cyangwa bakagukoresha akazi kavunanye nko kuguterurisha ibintu utabashije. Icyo gihe ufite uburenganzira bwo gukora iki, bwo kuba wasesa amasezerano. Turaza kureba ngo iyo ushaka gusesa amasezerano ubigenza ute, unyura he, ni yihe nzira ucamo yagufasha kugira ngo usese amasezerano ntutoroke, ube mu gihugu cya Omani utekanye nta kibazo na kimwe ufite kandi ubayeho neza. Ikindi cya gatatu tugiye kureba, iyo umukoresha atubahirije igihe cy'akaruhuko cyangwa ikiruhuko cy'ukwezi. Ni ukuvuga ngo ubundi umukozi aba yemerewe byibuze umunsi umwe mu kwezi wo kuruhuka. Ndavuga umukozi wo mu rugo wenda, for example. Ubundi itegeko ryaravuguruwe, ubungubu ho bamwemerera umunsi umwe buri cyumweru. Ubundi mbere itegeko ryamwemereraga umunsi umwe mu kwezi wo kuruhuka, ukaba waruhuka. Icya kane, iyo umukoresha atamuhaye uburenganzira bwo kugenda cyangwa kumenyesha ambasade agent igihe hari ikibazo. For example, wemerewe guseza amasezerano hagati yawe n'umukoresha igihe bosi wawe cyangwa umukoresha wawe ataguhaye uburenganzira bwo kuba wahura n'umu agent wawe wakuzanye n'ahangaha, cyangwa uruhusa rwo kujya kuri ambasade yawe kugira ngo uvuge ibibazo byawe. Icyo gihe umukoresha wawe wemerewe gusesa amasezerano nawe. Icya gatanu, iyo ubuzima bwe buri mu kaga, for example kubera akazi cyangwa umutekano muke waho akorera, umukozi ashobora kuba ahantu ari atizeye umutekano we, cyane cyane abona yuko wenda ashobora gufatwa ku ngufu, ashobora guhohoterwa mu buryo runaka. Icyo gihe yemerewe gusesa amasezerano. Ni ukuvuga ngo utu tuntu mvuze ni tumwe mu bintu biguha uburenganzira bwo kuba wasesa iki, amasezerano n'umukoresha wawe. Ibisabwa rero kugira ngo usese amasezerano, ntabwo amasezerano uyasesereza mu muhanda, oya. Ibisabwa kugira ngo usese amasezerano bibe byemewe ku mukozi, ni ukuvuga ngo bibe byemewe mu mategeko. Kwandikira cyangwa kumenyesha umukoresha cyangwa umwajenti habura byibura iminsi 30. Ni ukuvuga ngo wowe urabanza ukamenyesha umukozi, bosi wawe, ukamubwira uti ngewe bijyanye n'akazi nkoresha gatandukanye na agreement yawe, amasezerano dufitanye, ngewe ndashaka gusesa amasezerano hagati yanjye nawe.
ahangaha nkureho n'urujijo ku bantu basoza kontra, bamara gusoza kontra zabo aba boss bakabagwatira. Ibi ngibi ntabwo byemewe, ibi ni ubujiji, ibi ni ubuginga. Ntabwo iyo wasoje kontra yawe umukoresha wawe aba kigufiteho uburenganzira, nta na rimwe kwijana. Mugabanye ibintu by'ubujiji, mugabanye ibintu byo kudakurikira, byo kutabaza. Mubaze bagenzi banyu, mubaze abantu bajijutse bazi biravahe birajyahe. Ntabwo byumvikana uburyo sobuja agufatira kontra yiwe warayirangije ngo ugomba kunkorera ku mbaraga, ngo niba utankoreye ngo utaha. Guteze igihugu ntabwo ari iki, igihugu ntabwo ari iki, nta nubwo ari n'icyase, kandi niyo cyaba cyase kigendera ku mategeko. Ni ukuvuga ngo mumenye amategeko abagenga, mumenye amategeko biravahe birajya hehe, ni hehe amategeko yamfasha. Ikindi cya kabiri, ubwo tumaze kubona yuko ugomba kubanza imbere y'ibindi, ugomba kubanza kumenyesha umukoresha wawe, ukamubwira uti ibi ngibi tutumvikanaho ABCD bigiye gutuma ngewe mpindura amasezerano. Ukamenyesha umukoresha wawe, ukamenyesha umu agent wagukuye mu Rwanda. Abo bantu iyo umaze kubamenyesha, igikurikira niki? Iyo wamaze kubamenyesha, biremewe yuko wahamagara ministeri ishinzwe abakozi n'umurimo. Abakozi n'umurimo hano Oman, nimero zabo ndazibaha hasi aho ngaho. Cyangwa ugahamagara ambasade y'igihugu cyawe. For example, uri umunyarwanda ugahamagara kuri ambasade yawe. Hano ndakeka ntayihari, ariko hari abayobozi bahagarariye ambasade. Ibyo ngibyo rero iyo bidashobotse, ubwo no kuvuga ngo wowe nyine ndakeka ministeri ya hano igufasha. Ikindi, kuba ufite ibimenyetso cyangwa ibihamya bigaragaza impamvu, ntabwo ari ukwifata gusa ngo uvuge ngo ugiye gusesa amasezerano. Oya, nuko ufite ibizibiti. For example, niba bagukoresha akazi kavunanye, wenda bakogesha imodoka, ushaka uburyo bwose, washaka umuntu akazagufotora uri koza imodoka, washaka iki, ariko ari muhimu ushaka iki, ibimenyetso uzajyana, kubera ko ntabwo uzajya mu rukiko cyangwa uzajya kuri polisi. Inangahe ibintu byose bikorwa na polisi. Ntabwo uzagenda ujyanye umunwa n'amagambo n'amarira. Ikindi kintu bashiki bacu mwirirwa murira hano, ntabwo ari ikibuga cyo kuririramo. Ugomba gucuka. Waje hano uje gushaka amafaranga, ibintu byo kwirirwa wiriza akabaye kose urarize, ibyo ngibyo ni ibiki? Gute kujya kuri polisi ukarira? Ntabwo ari byo bisobanura ikibazo cyawe. Ntabwo amarira asobanura ikibazo. Nujya kuri polisi ukarira, bazagucyura bagusubize mu Rwanda, kandi warajuje gushaka amafaranga kubera ya marira yawe. Ikiriho rero, tumia akili, koresha ubwonko bwawe. Niba bagutoteza, niba bagukorera iyicarubozo runaka, bakubwira amagambo mabi, birashoboka yuko nyokobuja wawe agutuka, ukamurika, ukajya umurekodinga gake gake ibyo agukoreye bibi byose, ugafata amavideo. Niba hari cyambaraga gishaka kugufata ku mbaraga, ukagitega kamera, warangiza wowe ukazavuga uti ngewe ibizibiti ndigwije, ugahamagara nimero ndi buguhe hasi aho ngaho. Wamara guhamagara nimero ndi buguhe hasi aho, bakugeraho. Bamara kukugeraho, ukabwira ibibazo byose ufite. Wamara kubabwira ibibazo byose ufite, ukagaragaza na bya bizibiti byawe. Wamara kugaragaza bya bizibiti byawe, icyo gihe ufite uburenganzira bwo guhindura urugo cyangwa ugasubizwa iwanyu. Nukuvuga ngo wowe uhitamo niba uri buhindura urugo ugashaka kandi kazi, cyangwa uri busubizwe mu Rwanda ukagenda. Ibi ngibi nagira ngo nkureho urujijo ku bantu birirwa barira. Ibintu byo kurira ntabwo ngiye mbikeneye, nta nubwo mbyifuza kumva umuntu wirirwa yiriza kandi ari umuntu ukuze. Nta muntu uza hano muri iki gihugu ari uruhinja. Umuntu uza hano wese ni umuntu ukuze. Mugerageze mubaze ngo upfa utabajije, usaza utabajije, ugapfa utamenye. Byagakwiriye yuko buri muntu wese amenya amategeko amugenga. Iki ni igihugu kigendera ku mategeko. Iyi Oman igendera ku mategeko 100%. Ahubwo ikibazo ntabwo tuzi amategeko aturengera. Ntabwo abantu bakeneye no kujijuka kugira ngo bamenye ngo itegeko rindengera ni irihe. Nimero wahamagara, nimero ya ministeri y'abakozi hano Oman, hotline,
cyane cyane abakozi bo mu rugo ni 0 plutôt ni 80007 ndaza kuyandika hasi kugira ngo buri muntu wese aho bishoboka ayibike iyo nimero kubera yuko sometime yagufasha. Ni ukuvuga ngo iyi ministeri niyo wabarizaho, hari inzira eshatu wabarizaho. Inzira ya mbere ni iyi nimero nakubwiye, wayihamagara ukabwira ikibazo cyawe bakagufasha. Icya kabiri ni ambasade yawe. Ambasade nk'ubu wenda abanyarwanda badafite ambasade hano ni ikibazo gikomeye. Ikindi cya gatatu ni aba agent, ariko hari abagent b'ibisambo nabo hari igihe nzabaganiraho. Bazana abantu, bamara kuzana abantu bakabajugunya. Uzanye umuntu mukuye mu Rwanda, urabizi n'inka mu zindi, nta kintu ashoboye, nta rurimi azi, yiberaganya bitekere hirya iyo ngiyo, ntazi guteka, ntazi gukoropa, ntazi iki, ntumusapotinze byibuze ngo amare nayo mezi 2-3, wowe uramuzanye kubera ko baguhaye wenda utwo tureyari tungahe, uramujugunye. Hawo ujugunye umuntu gute? Niba uri mu kazi, uri mu kazi. Kuba wazanye umuntu mukuye mu Rwanda ni akazi urimo. Niba uri mu kazi, mufashe. Wenda wimufasha kubera amafaranga ubona, mufashe ubumuntu, byibuze gira ubumuntu muri wowe. Uvuga uti uyu muntu namukuye mu Rwanda aje gupagasa, reka musapotinge byibuze amara amezi 3, 4, 5, 6 abanza amenye ururimi. Ariko ufashe umuntu umukuye mu Rwanda, urabizi neza ko atakandagiye mu ishuri. Hano hari abantu batazi gusoma no kwandika mw'abantu. Umuntu ntazi gusoma no kwandika, nitorosho ntazi kuyifata. Kubera iki? Yavukiye hirya iyo ngiyo mu cyaro, hirya iyo ngiyo hahandi torosho atanayizi. Umubwira itorosho ntamenye icyo ari cyo. Abonye amakaro bwa mbere mu buzima bwiwe akandagiye Oman, ntabwo azi gukoropa. Uwo muntu uramufashe, umaze kumufata uramujugunye. Ibi nabyo no bunyamaswa, nabyo tuzabiganiraho. No kuvuga ngo rero umu agent muzima afasha umukozi wiwe, umukozi yakuye mu gihugu agakomeza kumukurikirana. Bya bibazo umukozi afite akabimenyesha nde? Akabimenyesha umu agent wamuzanye. No kuvuga ngo rero bavandimwe, izi nzira eshatu nizo mbahaye. Niba ufite ikibazo, twumvikanye ko ikibazo ufite ugomba kugishakira ibizibiti. Wamara kubona ibizibiti, ukaba wahamagara iyi nimero 80007 cyangwa ukabimenyesha ambasade yawe, cyangwa ukabibwira umu agent wawe. Izi nzira eshatu nizo nzira zishobora kugukura mu buzima bubi urimo. Nutoroka amategeko azakugonga, ni hahandi ni vile. No kuvuga ngo umukozi usohotse mu rugo rwa sebuja akarusohokamo atari yakora 1/2 cy'umwaka, icyo gihe sebuja aracyamufiteho uburenganzira. Ariko igihe umaze 1/2 cy'umwaka, uba ufite uburenganzira bwo guhindura urugo mu gihe habonetse impamvu runaka ituma uruhindura. Mukamwana negosiya mutiriwe mujya no mu rukiko na he. Mwa negosiya ukamubwira uti ngewe ibi nibi simbishoboye, ngewe ndashaka uburenganzira bwo kujya mu rundi rugo cyangwa gushaka kandi kazi. Ariko ikibazo hano kiri, abenshi ntibabizi. Umuntu agatoroka asoje kontara. Urumva ubujije umuntu abakoze. Usoje kontara yawe, nta kibazo ufitanye na sobuja wawe, nta kibazo mu mategeko nyine, aho niho mvuga, ntago mvuga mu rugo. Mu mategeko nta kibazo mufitanye, warangiza ugatoroka. Nawe agahita kugerekaho kese yuko wamwibye. Urumva ubujije abantu baba bakora. We wishyizeho kese bagiye kukwita umujura, kandi wari ufite uburenganzira bwuzuye 100% bwo gushaka kandi kazi. Nta ugusakuriza, nta ukubwira ngo ye baba. Mu burenganzira bwawe wemerewe kuba muri iki gihugu igihe cyose ufite ubushobozi bwo gukora. Niba uwumva uvuga ngo ntabwo akazi kabuze hano Oman, umu agent wawe niba adashaka kugushakira akazi, wahindura umu agent ugashaka n'undi mu agent akagushakira akazi. Hano akazi karahari kenshi cyane. Ubwo rero icyo musabwa niki? Murasabwa yuko mukurikira amategeko. Inzira ya mbere yoroshye yo kugira ngo bikorohere nuko ugomba kujya udukurikira ku biganiro dutanga, kubera yuko tugerageza kwinjiramo kugira ngo buri muntu wese amenye biravahe birajyahe. Birasabwa rero yuko ni subscribe, ugakora share kugira ngo n'abagenzi bawe babimenye. Ubundi wagira ikibazo ukatubwira. Nimero yacu ibiri hasi.
biri hasi ku kiganiro ukatubwira tukagufasha aho bishoboka, kubera yuko ntabwo twebwe turi abapolisi. Twebwe icyo dukora tugukorera ubuvugizi, aho biri ngombwa tugukorera ubuvugizi, kubera ko dufite bashiki bacu benshi bari muri iki gihugu usanga nta rurimi. Dushobora kugushakira umuntu ushoboye urwo rurimi akaba yagufasha, nk'igihe wenda bagiye muri polisi cyangwa igihe habonetse ikibazo runaka, tukagushakira umuntu yaba uvuga icyongereza yaba uvuga icyarabu, akaba yagufasha kugira ngo ibibazo byawe bikemuke. Tugerageze rero tumenye amategeko yacu, amategeko atugenga y'akazi kacu, kugira ngo akazi kacu kagende neza, ndetse tuzanacyure umugati. Nimero ndaza kuyishyira hasi kugira ngo buri muntu wese abone nimero azajya ahamagara igihe ahuye n'ikibazo. Ntiwibagirwe subscribe, share ndetse na komanteri kugira ngo tumenye ese tuzaganira kuki ubutaha. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.